umufaransa yaravuze ati celui qui n'est pas de musique l'humeur irantuma. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo umuntu utumva umuziki aba yaratangiye gupfa. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Gakeye. Nyenda y'umusaza mba nakubisemo. Aratahira rampa nyina ndagashahugo. Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahuye. Umuzi nawo amagambo ge ko gabaga gari gusaraza umuntu. Sura dio ni ayisizera. Sembe de yumvira. Karadio kanje gahora ko musego. Njyewe unda karadio kanje gahoraga ku musego. Akusima ubundi wavuga kujanye. Njanye. Ahubwo se kwa Nsave ni hehe? Ushatse kuvuga karaho tugiye. Cyane ni hundi kukuziba. Kwa Nsave hano hirya rugari kure. Akwa iranzo ndi kureba. Karaho na ahantu haciritse rero tuhibwira tugende. Tukomeze. Tugende. Anze nzana gatebe shawo. Ko musaza nsanze mu turashize none. Naho buriya ni kwa Nsave tugiye. Uramuja mu ukuntu waga ibitabi nibiyoga uri kubona bizagenda gute. Ahubwo ko twamugira inama kabireka. Ngize bura nawe nibyo ushaka kungira. Oya twamugira inama kabireka ahubwo tujyane tutambike naye ngize da. Ndabizi ikintu ushaka kumenya ni ikintu kimwe. Iki? Tugiye kumwigisha cyangwa uri kujyana natwe tumwe ku nzoga cyangwa ibiyede. Kanyara nkubwiye iki? Ndakubwiye ni twanamwigisha. Ikiza kwa turi na babiri rero. Twamwigisha kabivaho. Ahubwo tugende rero kugira ubute mwana. Yesu uramujama ko biragora mwa. Gende nta kibazo. Tugende. I don't want peace. I want problems always. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? God have mercy upon us. Utavuga neza. Comment ça va? Susa tugezeho ni hano. Kwa Nsave mwiriwe. Comment ça va? Nsave mwiriwe. Gende nyine. Comment ça va? Genda uri kona tutagezeho. Comment ça va? Nguzinde kunshavu. Nsave we. Ese ni byane bitangiye kumva gusurisha utari kutwita babye byawe. Munzani iki? Uri kunzuni ko babye byawe. None se bize bite? Munzani iki hano? Mwiriwe. Wagira ngo nizo kiri kubiri. Wicare. Cyane. Wicare se kwani? Hano ntago ari wanyu. Nta karibu mutangaga. Karibu se ikimuzanye cyane. Iwacu nta muntu wigeze yiyahuye. Wanyu bari. Bavuze ngo muticara hano. Akose nese ni. Muzanye inzoga se? Ariko se byaba reka tukubwire iki tuzanye. Ngo tuganira utadushaka ariko. Katukubwire iki tuzanye ubundi. Muzanye inzoga. Turashize none. Nasube nama turakugirura yumva no kuduha karibu byakunaniye. Muzivuge muhagaze nawe. Kaga abanyaradio twumvikane. Ngandebe ibintu nzanye. Umuntu utana utaguha gatebe ngo yicareho. Reba nk'ubu yahise narambirije. Tuvuga nisubirireyo. Reka nkubwire urumva. Bigaragara ko nubundi bya bindi naje ndi kukubwira by'ibiyobyabwenge yabinwe nubundi. Ikigaragara cyo ntabwo yatwima karibu atabinwe. Reba. Nginde wavuga ngo nanyoye ibiyobyabwenge. Wanguriye se? Reka ngatwicare imba nabyo wanyweye. Mwicare hasi. Nsave nkubwire. Waduhaye karibu kumva ibyo turakubwira ukareka kutwima karibu. Mushaka karibu. Ngaho ni mwicare. Ako hatagira umuntu uvuga ngo aricara ku ntebe. Mucare hasi. Niga amatwi kugira ngo nume satani. Nanzoga muzanye ngo muje hano muje kwamara ikizi. Nyashina. Yo, ngaho muvumbure da. Mubagize agasanga twicaye hasi byavugaho he. Ngandebera umugabo afungura radio film. Ubugira roho cyangwa. Ngo roho. Ngaho se wowe uyifite wicaye ku ntebe. Nyene katukubwira iki tuze. Umuntu utumva umuziki ubundi nkubwire. Ubundi umufaransa yaravuze ati
Serwiki ni pade muziki yimeri rantomo mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo umuntu utumva umuziki aba yaratangiye gupfa none mwebwe mumeze nkaza nyiramuhoyo yo guse kanuni kabi kumva umuziki yego nibyo kubyo n'abashitsi baza nubaha agaciro twe natura abantu ubwo se sha agaciro kanga no kuba nabahaye mu rugo rwacu akabari mu mwicara ako gaciro mwakabura iki ntacyo ngo abanyamagambo twumva twaduha agaciro tukubwira ibituzanye tukigendere ngo abanyamagambo iwacu shaka navuga iseri wa ninde se wamfunga umuntu yavuga nitahire mwana uvuga ibintu byatuzanye buretse safi banzo no kubera iki wazire niba uduhaye karibu reka tukubwire ibituzanye cyangwa se twigendere ako se mwa uhora ifata na papa yananiye kungira inama jewe cyari kimwe mwa hano mu rugo nguri kungira inama ndagaswe murashoboye kikoze ngaho mumbwire ibibazanye ngagabanyiradi rero ikintu kituzanye unywaga inzoga nyinshi ushinzwe iki ushinzwe kugira inama abantu mu mudugudu ugiye urahembwa n'abakora abashake se baracitse cyangwa nje nanahembwa ariko nyine gabanyiradi ndacyakomeza vuga ikindi wende tabijyo nago mbizi neza ako nabyo ari igihe waburimo kuko ntabwo wafata abantu nkatwe ngo twiceze hasi ngo uri muzima ikintu tugusabye wabigabanya ubuse warebye uvuye iwanyu ibyo ngibyo nibyo bikuzanye hano sha warobye umubu kabisa uyu ndangije kumva ibyo yavuze vuga nawe twumve ntabwo narenga kubyo yavuze gusa avuze ko atazi niba unkura umugi ngiye urabizi neza ko nzi neza kurunywa turarusangira muvandimwe banza wumva muvandimwe wihanganye ibyo bintu ntaho byazakuvana nta naho byakugeza utugire neza wabivaho kane yumvire radio shamwana mwe nabivuze ati mwatangiye gupfa uri fata ugashinja umuntu ibiyobyabwenge ubuzi ko naje kukurega waba bakagufunga hari ibyo ufatanye wa mugabo we ngo ni safi igihe twakugiriye inama uziko ari nko kumena amazi ku rutare sha menya turigendera kabisa nundi kubwira umuntu utumva nta gahunda genda rero mwana ndabona n'ubundi uyu muntu nta kintu azimarira ikintu tugiye kwigaho twigendere nese umuntu utari no kumva ibyo hano bari kumubwira ako mugani ikintu cyadusuzguye kuva kare kiza twakitahira ariko azumvishwa n'iminsi itonde ajya wavuze ngo iki navuze ngo nta kintu uzapfa wimariye mu buzima bwawe ubu se wowe wimariye ikisha I don't want peace. je nawe uvuga umusirimu wari reba ukuntu wambaye uri wanyu byongeye ubwo sura hano mu dusantere byagenda kikoze bacu umugane mu kinyarwanda ngo umunyazirundi ubwo ushatse kuvuga iki ubu se ufite ikimwa God have mercy upon urugo hari ubatse mwana ntabwo ari nkamwe kandi nta n'ikintu nabonye mufite umuntu utanaguha intebe urugo rw'abande rwanyu ariko ruracirira byacikaguritse gutya turi kumugira inama akabyanga umva se nkubwire mwana nakandi kantu utaruzi mbwira numve ariko utazaza kurya iwacu uri kubona hano nta giti umva se mbwira uza amafi twarariye utangiye kuducira umugani ngo tutazaza no kurya iwacu oya amafi barariye n'ayandi yo mu gisakasaga vuga niba atari ibijumba uri kwita amafi ziba yagera gusa ako ubundi waruzi n'ikindi yarazi seki kankubwire nsafi ntawe hano wahanutse ubwo uri kubona nahanutse ntawe hana uwahanutse byeganiriza tugende guhana utumva numva no gupfusha umwanya wose ubwo ari wowe nawasi kasangiye nanasi kunjaniye nanasi Urabizi iterambere rigeze nta karimbo bizi byashaje none urugi ndeko kuri wa muryango bambwiye ngo ejo ndatera aha okay. Amaniga chapo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre.
Ako se imyenda y'umuviye ha wayivamo man ko ndumize umusaza agiraga amahane nk'ayiki ha ko ndi kubona amasaha agamfashira wagira ngataha aje kureba ko wa muhungu wanje w'imfura yatetse subuye ndi yaba yatetse ubu ariko reka nawe wowe ujye nzaruteresha sha no munsi nanahiriwe na njyenyine n'amasaha ari gukura reka ndebe ko ndi butahe nkaja kureba ko icyo bampaye ndi buhahe hano ngaho nzahakora ejo nimbona imbaraga ejo nibwo ndi bugaruke kandi agakora n'agatumika n'umunsi wose ubu uko bigeze ariko ejo washaka umuyedera se hari hano ndaharangiza vuba ndashaka umuyedera niruze nararugi nabonye barazanye urugero ruremeye nawe nazarushiramo njyenyine si wabwira wa muhungu wanje unywaga inzoga akaza nkamurangira ahantu ari bukura inzoga ibitoki by'abandi arabimaze kandi ubu nimubwira ati vaho nkurangira ikiraka ntabwo ari buze arambwira nabi asundi aba namubonye aha reka mbitega umunsi abana batumva we wibaye yumva ejo nakamubwiye tukaza tugafatanya ngire mva imyenda y'abandi da sha yemwe ndebera mana yanjye ndebera mana yanjye mana yawe se kandi ubaye iki ariko mana yanjye uyu ubaye iki ariko nzakwice koko waza tukumva radiyo ra nzakwice uzanyikira si iki kandi iyi myenda ndayiguhaye nese uzi ngo ndambara iki urambara iki se umugabo ungana gutyo ntiwakuja kuhahira imyenda none se wambyariye iki nakubyaye niba nakubyaye nkakurera ukagira imyaka 20 wagumye nawe kuba ufite ubushobozi bwo kwigurira umwenda utanyijambere urwo rutoki da nanarujomba muri iryo jisho mana ndebera iyi radiyo ni yande ni yawe undi hano se uzi ko dutunze radiyo zingahe ariko wa mwana sunaniye reba unyambariye imyenda ugize kuyambara umfatiye radiyo ndabizi n'ibintu wabicokoje ubu ndabizi ko nta kintu kimwe kiri ku murongo biri ku ruzeru ntabwo bikiri ku murongo ariko si mwana koko nzamugenzene ikinyabupfura cyawe kibaga hehe abe no kuza kuvuga ati yewe papa bimeze bite ariko mvana imbere ngigira mu nzu koko kusi y'umusaza birakureba se ariko se abadatonganye ntibabaho uretse tukarubamo neza wabiki uvuze ngo ukisha nta n'isoni ngo abadatunganye ntibabaho wagize mu mahoro se ukareba reba nk'ubu ngubu nta biryo biri muno nta n'amazi wavomye ubuze umukanyira buri kubwira murumuna wawe ngo kuba icyo utatetse wahashe iki se ahubwo se umusaza uvuze icyo kurya utanibuka umva se sana kutujojo se ukoreye ahubwo kugura akanyama cyangwa I don't want peace. uvuze ngo iki wowe ko tujonjo ako se wavuga gahoro kugira abantu bari mu muhanda bumva ibyo turarya karya amabuye ubwo se nibuzi ko tutarahaha ubwo bivuze ko tutaranarya u Rwanda rwakataje mu iterambere mu gutera imbere hari ikibitera ubumenyi ufite ndetse n'ibyo ukora nibyo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere igisubizo ni Dabonaice Company muze tubigishe gukora amavuta y'igikotori glycerine irangi umutobe shampoo imigina isabuni ikomeye ndetse n'iy'amazi ukeneye ibindi bisobanuro wadushakira kuri iyi nimero 079 31 23 071 indi nimero wadushakiraho 072 67 49 61 9 dukorera mu isantere ya Gitanga aho baparika moto urebye hepfo yaho uhabona icyapa kituranga murakaze neza muri Dabonaice Company.